Mwiriwe neza ndabasuhuje cyane mbifuriza amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Maze igihe ntagaragara kuri iyi mihanda narabatereranye ariko mba mbazirikana neza gatanu kuri gatanu mba mpari cyane nubwo nyine umuntu hari igihe aba ari busy ariko ndahari. Uyu munsi rero nzanye n'inkuru mumaze iminsi mubona icaracara ku mbuga nkoranyambaga, nuko ari ukubura ka kanya nyine ngo umuntu agenda abagezaho update ariko mba ndi tayari cyane. Mumaze iminsi mubona video zigenda zicaracara ku mbuga nkoranyambaga, nazita iz'ubwambure bw'uyu mukobwa murimo murareba kuri screen zanyu yitwa Kirabo, n'ibirindi zina nabonye ngo ari Kisitu, ni Kirabo Kisitu. Ni umukobwa uteye neza cyane, murimo murabibona neza cyane, murabona uburyo aremetse, umwana araremetse pe, uyu mwana araremetse, murimo murabibona neza cyane nko ku mafoto. Ariko abantu mukurikirana imbuga nkoranyambaga, byanze bikunze guhera ku munsi w'ejo mwatangiye kubona video z'ubwambure bwe. Nyuma ya video twagiye tubona zicaracara z'abana b'abanyarwanda by'umwihariko abasitari, havuyeho Ishanga, ubwo nyuma ya Ishanga haje za ba Jihad, ba DJ Sonia, haza Ishanga, haza na Yampano. Nyuma ya video ya Yampano hari indi video y'umukobwa ntari kwibuka neza nayo yaje, hari n'iyundi mupasiteri ngo bita umukozi w'Imana, nawe ntabwo ndi kumwibuka neza, ariko ibyo byose nagiye mbibabwiraho kuri iyi channel mwagiye mubona video ngenda mbibasobanurira. Nyuma rero ya Yampano, hari hashize iminsi tutabona video z'umupuri, byari bimaze iminsi bidacaracara cyane. Umukobwa rero yagize gutya ariwe Kirabo, aravuga ati abanyarwanda mumaze iminsi nta kintu mubona, nanjye reka nze mbasusurutse. Nuko rero uyu mukobwa ni umunyamideli, aba mu gihugu cya Uganda, niho akorera nyine akazi ke. Kuva ku munsi w'ejo mwabonye video ziri gucaracara, habanje gusohoka utuvideo dutatu. Akambere ni ak'amasegonda 4, aka kabiri ni 7, n'aka gatatu yari 7. Haza no gusohoka indi video ya 4 ifite amasegonda 29, barimo bamuterekamo ibintu bikomeye cyane, mugani wa Gasuku Media TV, mujya mwumva bivuga neza cyane ati barimo bamuterekamo ibintu bikomeye cyane. Izo video imwe ifite amasegonda 4, abarimo yikora mu mabere, ameze nk'uri kwikarisa, ubona asa n'uryamye mu gitanda. Iya kabiri ifite amasegonda 7, arahagaze yambaye ubusa n'ubundi arimo yikora mu mabere. Iyo nayo kubagerageje kuzibona mwarabibonye. Indi video nayo arimo, urabona araryamye, arimo ameze nk'uri kwinyaza, niko nabivuga mu kinyarwanda cyiza, yari arimo yinyaza, ariko dore umwana ngo arashabiza, niba ari ugushabira, ni mu Kivu neza. Noneho video ya 4 yaje nyuma, ari nayo iri kuvugisha abantu benshi. Umwana afite umupuri pe, mwagiye mubibona abasitari bagenda babivugaho bitandukanye, afite umupuri n'umwobo, mwagiye mubona abantu bari kuvuga ati umuntu yajyamo akabyiniramo akagira ute, nayibonye ndikanga. Niba ari ibirumaga yavuze avuga ati umugore si umuntu, njye namenye igisobanuro cyabyo. Noneho umuntu wafashe video yaragiye arazuminga neza, agezamwo imbere, dore abagabo ngo man, abantu ko bavuga ngo umugore wamuhaza nk'uyu Kirabo. Video yindi yaje ya 4
nta mugabo ubaho wamuhaza, biragoye pe. Abo videwo zagezeho muba mubyumva neza uko mbisobanura, kuko nk'umuntu utarabona videwo biragoye ko namubwira ati ni uruntu rw'urwobo ruraho wagira ngo ni ukwinjira nko muri tano. Abantu nyine ntibabyumva, ariko wayibonye nawe niba utarayibona ubwo nyine gahunda ni ya yindi. Ariko nanabonye abakobwa bagenzi be bari kugenda babigaruka bavuga ati niba unafite n'uwo mupuru ungana gutyo ugirira isuku. Abakobwa ubwo mwarabibonye nyine mwarabibonye, ariko uyu mwana arakubiye pe, arakubiye. Abagabo bararya nubwo bimwe bavuga ngo amaso ararya indi kaburara, ariko uriya mwobo biragoye kuwuhaza. Nuko nguko rero bimeze. Kirabo Kizito niwe umaze iminsi ajegeza imbuga nkoranyambaga ku mafoto y'ubwambure ye yagiye hanze. Nuko nguko nyine byifashe ku mihanda hirya no hino, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda ndetse no muri Uganda. Reka mbashimire rero ku bantu batarabona videwo, ubwo nyine ni ukureba uko mwajya inbox tukareba niba ari bishoboka ko yabageraho. Ariko nuko nguko bimeze rero, n'izo videwo zimaze iminsi zicaracara nyine n'iz'uyu mukobwa Kirabo Kizito. Murakoze cyane, ndabashimiye.